genda uririmbe cyangwa uveyo. Atasa uzimukunda umukobwa w'umurundi kazi abigira ibanga kugeza umukuyi wabo sokataye mazi mu mweshadani. Yes, rero nkuko mubyiboneye uyu ni ya mpano wa boy, umusore wacu twemeraga cyane. Ariko uyu musore yaje kuba yasebera mu ruhame, aho namwe mwirebeye iyi video bari kumubwira ngo genda uririmbe. Mu kanya ndaza kubashyiriramo akandi ka video gatoya kagaragaza buryo ki uyu mugabo cyangwa se uyu musore wagizweho n'ingaruka z'ibikorwa byewe cyangwa se za video yabashije kuba yakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nanone uyu musore hano hantu bari baje mu gitaramo, hari kaminuza imwe hano mu gihugu yari yabonyemo ikiraka cyo kuza kuba yasusurutsa abantu. Uri kumubona hano ari kumwe n'uyu mugabo, ari kumubwira ati ibyo bintu ntago twebwe dushobora kuba twategereza. Niba ya mpano yari kuvuga ngo abategereje iki? Gusa uyu mugabo bari kumubwira, ubona bamusuzuguye cyane. Urabona ko ya video yamaze kuba yatangira kuri kroza cyane, abantu batangiye kuba bamusuzugura bitewe n'ibikorwa byiwe yagiye ashyira hanze. Uyu musore rero ya mpano yabonye ko bamusuzuguye, ariko ikiraka cyo yari yishyuwe. Aravuga ati nyine nta kundi ngomba kuza aha ngaha nkabanza nkahereza abantu ibyishimo, kabone nubwo ntari buze kuba naririmba playback. Urabona uyu musore rero nibyo yarimo ari kurekarama, ari kuvuga ngo njyewe ntago ndi buze kuba naririmba live kuko nta muntu ucuranze nazanye, urabizi ko nari buze kuririmba playback. Ya mpano rero niko kuza hano atangira kuba yabura uko abigenza. Aravuga ati ngomba kurangiza gahunda zanjye uko byakakwiye kuba byagenda kose. Nubwo yaje rero ahita agira umujinya, aravuga ati okay, ijwi ndarifite, ngomba kuba naririmba. Ariko mureke mbanze mbakiriremo kano ka video gatoya k'uyu mwana w'umukobwa, wumva ibintu yatangaje kuri uyu umusore ya mpano wa boy wacu, ubundi tuze gukomeza n'utundi tu video dusa nkaho tubabaje cyane, ndetse twanateye impungenge ku bafana wa boy cyangwa se ya mpano, ndetse no kuri ya mpano ubwiwe bwite. Banyarwanda, banyarwandakazi, mana we, mbega inkuru mfite inkuru ya mana badutayemo. Amakuru mfite namwe murayafite? Mbega ikintu mbonye ya papa guys, mumbabarire mumbwiye nimba amakuru mfite ariyo namwe mufite. Mwabonye ukuntu ya mana, ariko nari ikintu bitwaye biriya dana, nari ikintu bitwaye gusa ya mano ewana ngutereye isari kabisa. Buriya ubu dutayemo kabisa. Aragiye atwereka ikintu gikomeye ku banyarwanda. Ndi kwibaza ese ya mano buriya n'umugore wera, ariko nabonye asa nk'umugore we, gusa abaye atari umugore we byari ikibazo kabisa. Byari ikibazo nk'umugore we, nandi kwibaza ahantu yaba ari aka kanya kabisa. So guys, ndumiwe inkuru y'incamugongo, nari nsinziriye mbona iriya video mpita nkanguka. Guys, namwe mwabibonye? Mbega yama ewana, noneho ewana ubu ngubu pull up kabisa. Umusa biriya bintu wabitekerejeho amasanga. Ikigaragara ya mpano n'utubeshye iriya video wayifashe ubishaka, kuko amakamera ikintu ari kutwereka ni ukuvuga ngo iriya kamera wari ubizi ko iri gufatwa, kuko amashusho yanyeganyegaga warebaga muri kamera. Uyu mukobwa ushobora kwibaza ati uyu mukobwa ageze muri uyu mwandiko gute? Ese byagenze gute? Kubera ko ubonye umukobwa nawe yaje akahita atangira kwitereka.
uyu ni umukobwa, uyu mukobwa bamwita Diane. Gusa uyu mukobwa Diane nawe wagiye umenyerwaho kuvuga amagambo asa nkaho ari ibishegu, ariyo ari kwamamaramo cyane. Uyu mukobwa rero byaje kuba byakomera cyane, nawe turaza kugaruka ku byiwe, ariko mureke gatoya tubanze tugaruke nanone ku majwi y'umuntu uri gukekwaho yuko ashobora kuba yarateje zino mvururu zose, yarafashe izi video ndetse akaba yanazishyira hano hanze ku mbuga nkoranyambaga. Mureke tubanze tumwumve, ubundi muraza kumva ibyo ari byo, muraza kumva ibyo turimo turababwira 5 kuri 5. ko nabyigeze nyereka kuko ntabwo nari nyireba muri phone. Iyo phone afite ya 13 Pro Max isa nk'iyanjye neza, photocopy yoherejwe n'umudiaspora w'inshuti yanjye, nahujwe nawe na Didiman kuri Twitter, atwohereza telefone dufite ikibazo cyuko Godfather arabyibuka, dufite ikibazo cyuko Waboy nta telefone afite, operation yarayize. Uri kubyumva? Umujene telefone yariye nanjye yanjye ari yanjye. Ikintu cyabagaho ni kimwe, nari mfite TikTok, Instagram muri telefone yanjye. Uri kubyumva? Ibintu byama ntago iCloud yari muri phone yanjye, kuko telefone yari ifite terabyte yanjye, ifite storage iri hasi, ntago nyine yakwirwamo ko nanjye bafite ibintu byinshi. Umujene rero kuri uko kuroginga ine ahantu henshi, kandi nuza video yiwe yari yabitse kuri photos, nyeka ko ariho video yagiriyemo ibitse kuri email. Je nibyo nyeka ko njye nagiye muri RIB ndideklara umuntu bitarakinze. Waboy akimara kumenya ibyo bintu yahamagaye abantu bose atabazi. Lucky yarambwiye ati uramupeti ndamuzi, naramwirebenze ukuntu yitwara, jya muri RIB wideklara munzanire ya mano. Indi nkuru rero isa nkaho idasanzwe, murabizi neza ko aya mashusho muri kureba hano kuri kamera, muraza kwihangana uburyo kimbivanzemo, ariko nabyo ni amakuru nayo yaba ari meza ndetse ananaryoheye amaso. Uwo muzi Emeline Wishanga, muramuzi neza, wa mukobwa neza wakoreshaga ya macupa ya Heineken. Uyu Emeline aho yaje kuba yafatwa ajyanwa muri rehab, yaje kuba yavamo, gusa mu kuvamo yavuyemo yarizemo byinshi, dore ko kano kanya ubona ko ari muri Yorodani. Aka kanya akaba arimo arabatizwa mu mazi menshi, akayemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibi rero ni ibintu abantu benshi batigize bagarukaho, ariko nayo ikaba ari inkuru isa nkaho nayo iryoheye amatwi kandi igezweho, bitewe nuko uyu mukobwa ibintu byagiye bimuranga ndetse n'ibyagiye bimuvugwaho ari ibintu bisa nkaho rwose